Ese wari uzi ko hari abantu Allah yarinze imyaka irenga 300 kandi imbwa yabo iri kumwe nabo? Ariko se gutunga imbwa muri Islam biremewe cyangwa birabujijwe? Reka uyu munsi tumenye ukuri k'umbwa. Mu suratu Al-Kahfi, Allah atubwira inkuru y'abasore bizeraga Allah bitwaga Ashabu Al-Kahfi. Aba basore bahunze umwami wabahatiraga gusenga ibigirwamana, bahungiye mu buvumo kugira ngo barinde ukwemera kwabo. Bari kumwe n'imbwa yabo. Allah avuga ko imbwa yabo yari irambitse amaguru ku muryango w'ubuvumo. Hadithi za Muhammad sallallahu alayhi wasallam zisobanura neza uko umuyisilamu agomba kwitwara ku mbwa. Kugabanyuka kw'ibihembo igihe utunze imbwa biterwa n'izi mpamvu. Intumwa ya Allah yaravuze ati, umuntu ufite imbwa itari iyo guhiga cyangwa kurinda amatungo, ibihembo bye bigabanukaho buri munsi. Waba ufite inzozi zo kugura ikibanza, kugura inzu ndetse n'imitungo itimukanwa yose, gana Ukuririyo Estate Agent. Turagufasha kukurangira aho wagura ikibanza cyiza kandi ku giciro cyiza. Amazu y'ubwoko bwose. Dukorera mu karere ka Rwamagana, mu mirenge yose. Waba ufite icyifuzo cyangwa igitekerezo, twandikire kuri iyo nimero iri muri screen zawe. Icyitonderwa, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri Rwotamasimbi, aho hose turagufasha. Tuguhuza n'ugura ndetse tukabahuza n'ugurisha. Ibi byose tubikora ku giciro gitoya. Tubaha ubwisanzure mu kumvikana ku giciro cy'icyo kibanza cyangwa se cy'uwo mutungo utimukanwa. Icyo mwumvikanyeho natwe tukaba aricyo tugenderaho. Ibi byose tubikora dukoresheje ukuri ndetse n'ubunyangamugayo, ubunyamwuga. Ukuririyo Estate Agent, turahari ku bwanyu. Ngaho ni mudutume tubatumikire. Niba ufite ikibanza, inzu ugurisha, kwandikire none aha ngaha. Ntugire impungenge aho waba uri hose, twabitekerejeho. Haba i Rwotamasimbi, ubwo ndavuga aba diaspora muri rusange, tugutumikire kuko turi abanyakuri. Turabahuza n'umuguzi ndetse n'umugurisha. Hamagara izo nimero none aha ngaha. Ukuririyo Estate, turahari ku bwanyu. Watwandikira ku mbuga zacu Hussein Wukuri, kuri YouTube channel yacu, TikTok, WhatsApp ndetse na Facebook. Twitter yahindutse X, aho tuba tuhabaye, Instagram tutahibagiwe. Ibi byose tubikora ku bwanyu kandi tubikora kinyamwuga. Ukuririyo Estate Agent, big dreams in world. Ese wari uzi ko muri Quran havugwamo imbwa? Ese wari uzi ko hari abantu Allah yarinze imyaka irenga 300 kandi imbwa yabo iri kumwe nabo? Ariko se gutunga imbwa muri Islam biremewe cyangwa birabujijwe? Reka uyu munsi tumenye ukuri k'umbwa. Mu suratu Al-Kahfi, Allah atubwira inkuru y'abasore bizeraga Allah bitwaga Ashabu Al-Kahfi. Aba basore bahunze umwami wabahatiraga gusenga ibigirwamana, bahungiye mu buvumo kugira ngo barinde ukwemera kwabo. Bari kumwe n'imbwa yabo. Allah avuga ko imbwa yabo yari irambitse amaguru ku muryango w'ubuvumo. Hadithi za Muhammad sallallahu alayhi wasallam zisobanura neza uko umuyisilamu agomba kwitwara ku mbwa. Kugabanyuka kw'ibihembo igihe utunze imbwa biterwa n'izi mpamvu. Intumwa ya Allah yaravuze ati, umuntu ufite imbwa itari iyo guhiga cyangwa kurinda amatungo, ibihembo bye bigabanukaho buri munsi. Iyi hadithi iri muri Sahih al-Bukhari na Muslim. Amacanjwe y'imbwa. Intumwa ya Allah yavuze ko iyo imbwa iririye mu gikoresho runaka cy'umuntu akogera inshuro 7, imwe muri zo ikozwe n'igitaka. Muri make, iyo imbwa ifashe amacanjwe yayo ikaba yacira ku gikoresho cyangwa se ikaba yakiriramo, ugomba kucyoza inshuro 7, hanyuma indi nshuro muri izo ngizo 7 ukayogesha igitaka. Iyi hadithi iri muri Sahih Muslim ngo abamarayika iyo bagiye mu nzu irimo imbwa ntago bahagera. Intumwa ya Allah yavuze ko abamarayika nibinjira mu nzu irimo imbwa cyangwa amashusho. Iyi hadithi iri muri Sahih al-Bukhari. Mu nyigisho za Islam, imbwa yemerewe kurinda urugo, kurinda amatungo ndetse no guhiga. Ariko abahanga benshi katari byiza kuyishyira imbere aho abantu batuye, mu nzu n'ahandi aho ariho hose ahantu abantu baba. Hari hadithi nyinshi
ndetse na hadithi itangaje zimwe muri izo ngizo. Hari umugore wari wakoze ibyaha byinshi cyangwa se agiraga ibyaha byinshi, ngo yigeze kubona imbwa ifite inyota arayivomera amazi, Allah aramubabarira kubera iyo mpuhwe yagize cyangwa se ubwo buntu yagiriye iyo mbwa. Iyi hadithi iri muri Sahih al-Bukhari. Ibi byerekana ko Islam ishishikariza kugirira imbwa impuhwe. Ubu tumenye ko muri Islam imbwa itabujijwe, ndetse nubwo atari burundu bwose, harimo n'imiziro igihe woroye imbwa atari ku bushake ndetse atari ku zindi gahunda yagenewe kuba yahiga amatungo ndetse n'ibindi byinshi byagaragaye muri iyi nyandiko yacu. Ariko nanone ngo gutunga imbwa ngo ku mpamvu z'akamaro, kandi umuyisilamu agomba gukurikiza amategeko ya Sharia. Niba iyi nyigisho igufashije, kanda subscribe, share na like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kandi wandike muri comment wowe wari uzi ko imbwa ivuga muri Qur'ani. Ese wari ubizi koko? Ukuri abantu benshi bayobewe ku mbwa muri Islam. Ese imbwa ni najasa muri Islam? Ukuri kuratangaje. Abafite imbwa mu rugo bagomba kumenya ibi. Itegeko rikomeye rya Islam ku mbwa, ibanga abantu benshi batigeze bamenya ku mbwa. Iyi hadithi ku mbwa itungura abantu benshi, ikosa abantu benshi bakora iyo batunze imbwa. Ukuri kutavugwa cyane ku mbwa, tubigaruke mu kanya. Itegeko rya Islam ku mbwa abantu benshi batazi. Ibi byatumye impaka ku mbwa muri Islam ziba nyinshi cyane. Ikintu gitangaje kuri Qur'ani iyivuga ku mbwa, inyigisho tugarukaho ku mbwa zishobora gutangaza. Ese gutunga imbwa mu rugo biremewe? Ukuri kuzuye ku mbwa muri Islam. Imbwa zabayeho kuva kera cyane nk'uko bigaragazwa n'amateka y'idini ya Islam, nk'uko twabibonye mu gitabo cya Qur'ani ntagatifu muri suratu Al-Kahfi sura 18 aya 18. Ibi byose byagaragaye ku mbwa nuko twabihereye kuva kera nyine. Imbwa uyu munsi yibazwaho n'abantu benshi kandi itunzwe n'abantu benshi, ariko henshi na henshi uzasanga imbwa bativugaho rumwe. Uyu munsi twifashishije hadith twakuye muri Sahih Muslim, Sahih Bukhari ndetse n'ahandi henshi twagiye dufata ingero. Ariko imbwa nanone muri Islam twabonye ko umuntu agomba kuyitunga ku mpamvu zigiye zitandukanye. Wayitunga ugiye kuyihigisha, kurinda amatungo, kurinda iwawe ndetse n'ibindi byinshi. Kandi twanabonye ko amacanjwe yayo nanone ushobora kuba wayasukuza amazi inshuro 7. Muri izo nshuro 7 ukaba wakoreshejemo n'inshuro imwe ugakoresha itaka. Imbwa nanone kuyicirira kandi ntabwo byoroshye. Bonye ko buri munsi igabanya imigisha mu rugo rw'umuntu uyoroye. Imbwa kandi ntabwo byoroshye kuyorora nk'uko babigarutseho koko. Ese imbwa uyu munsi twayifata gute mu dini y'Islam? Imbwa iremewe, ariko ku mpamvu nanone zigiye zitandukanye nk'uko twabigarutseho haruguru. Ikiganiro cyacu wagikunze, gisharinga buri muntu wese kugira ngo inyungu mubona namwe zijye zigera ku bandi. 5 bashobora guhamagara abandi 5 bakaba 10, 10 bagahamagara abandi 10 bakaba 20, bityo ibiganiro byacu bikagenda byigira imbere byisunika. Uyu munsi rero reka tugaruke ku mbwa. Imbwa ni inyamaswa y'ingirakamaro ishobora kuba yakora byinshi cyane ikunganira umuntu, ariko nanone mu dini y'Islam nk'uko tubonye ko kuyorora hari ibintu byinshi ugomba kubanza kwirinda mbere y'uko uyicirira, cyane cyane yuko ugendeye kuri Sharia y'idini y'Islam imbwa ugomba kuyorora ku mpamvu zifatika kandi zagaragajwe haruguru. Uyu munsi rero imbwa icyo twayivugaho nuko imbwa iremewe mu dini y'Islam, ariko nanone kuri kondisiyo. Twanabonye yuko kugira neza imbwa bishobora kuba byakugirira neza. Uyu munsi rero uri umuyisilamu wizera Allah ndetse n'intumwa ze ndetse ukemera n'abamarayika, ugomba gufata imbwa nk'inyamaswa ikwiye kugirirwa impuhwe. Ariko nanone imbwa ntabwo muri Islam twigeze tugira nanone itegeko ryo kuba umuntu yafata imbwa nk'aho ari igikoresho cyamurindira urugo, cyangwa se akaba ari igikoresho cyamukorera ibindi byose atabasha kwikorera. Ku muntu utunze imbwa cyangwa se ku muntu ushaka kuyorora, nuko ushobora kuba wayicirira aho ukayicirira kuri izo mpamvu zose twavuzeho haruguru. Korora imbwa rero biremewe nk'uko tubibonye, ariko nanone kuri kondisiyo runaka. Imbwa rero ntabwo ari imbwa gusa, ahubwo tubonye ko yarinda n'amatungo kandi ikaba yanasigara ku rugo rwawe neza, ariko nanone ukayirinda kwinjira mu nzu, cyane cyane ko imbwa iyo yinjiye mu nzu abamarayika ngo barahaziririjwe, ndetse n'amashusho igihe wayamanitse mu nzu. Twabonye ingero nyinshi, haba hadithi za Muhammad sallallahu alayhi wasallam zagiye zakirwa na ba Muslim
ndetse na Bukhari. Ibi byose twagira ngo dusobanukirwe ku bijyanye n'imbwa, ariko nyuma y'uko tumajije gusobanukirwa tubafite ibibanza byiza, inzu zigurishwa ndetse n'izikodeshwa. Ukuri Riyo Estate Agent tubagezaho ibyo byose, izo serivisi mukeneye kujyanye no kugura no kugurisha ibibanza ndetse n'imitungo itimukanwa. Tubashimiye ko mudukurikira, turabasaba ko mwashishikariza abantu ibiganiro byacu dukora, mugakora subscribe ndetse na share. 2 bagahamagara 3, 3 bagahamagara 4, 5 bashobora guhamagara abandi 5 tukaba 10. Ibiganiro byacu bikomeza kugenda byigira imbere nk'uko twabasezeranyije ko inkuru zose kuri Hussein w'ukuri tanga ku mbuga zose dukoresha. Twitter yahindutse X, WhatsApp, Instagram ndetse n'ahandi, TikTok n'ahandi kuri YouTube. Ahangaha muri kumva ikiganiro